Yes, turi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ariko kandi ni ku rukiko rw'ubucuruzi muramenyereye cyane ahangaha. Uyu munsi rero twaje kumva iburanisha ku rubanza rwa Sebanani Eric. Uyu nguyu yamenyekanye cyane nka Kazungu, ni naryo zina azwiho. Nyuma yuko twumvise iby'urupfu rwitwa Suzana, ni umudamu wari utuye Kimisagara, wishwe aciwe umutwe, akaba yarakaswe umutwe we rwose nkuko mu buhamya bw'abana be twagiye tubyumva. Uyu Eric Sebanani wamenyekanye nka Kazungu, bivugwa ko cyangwa se bikekwa ko ari we wivuganye uyu mudamu mu rukerera rwo kuwa 7 Werurwe 2023 ubwo yamutemaga n'umuhoro nkuko nari mbivuze byatanzwe mu buhamya n'abana cyangwa se urubyaro rwabo. Amakimbirane cyangwa se ibibazo byabo bituruka ku kuba uyu Eric ngo yaramenye ko uyu Suzana afite umwana yabyaye mbere y'abana batatu babyaranye, ariko akaba yaramubyaye ku wundi mugabo. Ubu bwicanyi rero bwabereye mu mudugudu wa Buganza mu kagari ka Kimisagara. Uyu mugabo akimara kwica uyu Suzana yahise atoroka aza gufatwa afatiwe za Shyorongi muri Rulindo, aho ubugenzacyaha nyine bwakomeje iperereza bugakomeza gukurikirana bukaza kumusanga aho ngaho yiyishe. Ngira ngo kandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara mu bihe bitandukanye yari yavuze kuri ubu bwicanyi, avuga ko uretse kuba uyu Kazungu ashobora kuba yarishe Suzana, bari basanzwe bafitanye amakimbirane, ariko akavuga ko mbere yuko ubwo bwicanyi buba ku cyumweru cyaho yari yatumiye abantu batandukanye b'abavandimwe, akababwira ko ibibazo yari afitanye n'umugore ngo byaba byararangiye. Uyu Kazungu rero byari biteganyijwe ko agomba kuburana none kuwa 14 Mata 2023, ariko siko bigenze nkuko muri kugenda mubibona. Turi gutaha nyine muri kugenda mubona amashusho y'abasohoka mu rukiko, ariko iburanisha ryo ntago ryabaye. Iburanisha ryagize inzitizi zitandukanye kubera ko uyu Kazungu ubwo yaragezweho nyuma y'abagera muri 10 bari bamaze kuburana, bari bazanye kuburana n'ubundi. Uyu Kazungu yavuze ko atiteguye kuburana kubera ko adafite umwunganira mu mategeko, avuga ko yakabaye rero asubikirwa. Perezida w'urukiko cyangwa perezida waruyoboye iriburanisha yamubwiye ko iri subikwa ritazaba inshuro zirenze imwe, ahubwo azaburanishwa nta kabuza ku itariki 20 Mata 2023, ubwo ni kuwa 4 w'igitaha. Ubwo rero ikindi kintu twababwira nuko uretse kuba Kazungu yanze kuba yaburana, abaturage bo barasaba ko iri buranisha ryabera mu ruhame cyangwa se ryabera mu nteko rusange y'abaturage, aho abaturage bagomba gukurikirana iby'ibi buranisha. Mu bihe bitandukanye mwagiye mubona umukozi we wamukoreye mu rugo agira ibyo avuga, asobanura, avuga ati ibi byabaye mpari. Amakuru agaragaza ko uyu mukozi wo mu rugo ari we wahuruje, wagiye guhuruza, akavuga ko uyu Kazungu yaba amaze gutema Suzana, ariko kugeza iyi saha ntago twiye tumubona mu rukiko, ntago tuzi niba ari no mu batangabuhamya. Ubwo ibyo byose tuzabimenya mu gihe uru rubanza ruzaba rugeze mu mizi. Tubibutse ko uyu Kazungu yaje kuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, kuburana iminsi 30, gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, abenshi niko mukunze kuyita, mukunze kuvuga ngo ni 30 jours. So rero nyuma y'ibyo ngibyo twababwira ko uretse kuzamenya ibizavamo ku itariki 20 Mata 2023, uyu Kazungu twababwira ko yari umucuruzi usanzwe uzwi hariya i Nyarugenge, akaba yarakoraga ubucuruzi bwa make-up, akaba yarabukoranaga n'umudamu we Suzana, bivugwa ko n'ubundi ari we wamwivuganye. Kugeza iyi saha rero niba umudamu yarapfuye, umugabo akaba ari mu manza, birumvikana 100% ko business zabo zirafunze. Amakuru agaragaza ko nubwo bwose abantu batamusura mu buryo bwo kugemura, ariko abana be bakunze kubaza amakuru ya papa wabo
kugira ngo bamenye uko yaba ameze, cyane cyane ko abana iteka ryose aba ari abaziranenge mu kibazo, ntabwo baba bazi ikijya mbere, nk'uko mwagiye mubibona mu buhamya batanze yaba kuri 10 to 10 TV dukesha amashusho yaduhaye, ndetse no kuri Jaras Official TV, aho hose byagiye binyuraho mukabona ubuhamya bw'aba bana. Ngira ngo rero ikindi kintu twababwira nuko muri sare mo imbere harimo abantu benshi cyane, ariko bari kuri side y'umudamu ya nyakwigendera. Byatunguranye cyane kutabona abantu baje kumva iby'urubanza rw'uyu Kazungu, cyangwa se kuba baza kumva ibyiburanisha rya Kazungu. Ngira nk'uko muri kubibona, iyi ni imodoka ya RIB, Rwanda Investigation Bureau, ije gufata abo bafungwa bose baburanye kuri uyu munsi, cyane cyane ko kugeza iyi saha iburanisha ryapfundikiwe. Ikindi kintu twababwira cyo nuko uretse kuba aba mu muryango wa Kazungu batigeze bitabira iburanisha, amwe mu makuru agenda atangwa n'abari bari muri uru rukiko cyangwa uru rubanza, bavuga ko no mu bihe byo gushyingura batereranwe, ndetse uruhande cyangwa se abo ku gice cyangwa se abo ku muryango wa Kazungu batigeze bagaragara, yaba mu gushaka uburyo bwo gushyingura uyu mumama ndetse no kumutabara nyirizina. Ngira ngo rero ibindi bijyanye no kuba uyu mugabo yaba aburana yemera icyaha cyangwa hakana, nta wabimenya, byose tuzabimenya. Gusa amakuru mfite nuko uyu Kazungu aburana hakana kugeza iyi saha, niyo makuru mfite, nubwo ataburanye. Ngira ngo rero twakwegera abantu bamwe na bamwe bo mu muryango tukagenda tubavugisha, bakagenda bagira icyo batubwira, kubera ko twebwe nta bintu byinshi twavuga, kubera ko Kazungu ntabwo yigeze aburanishwa, ariko muri kumubona uwo nguwo Kazungu rwose nuwo. Ubwo rero reka dutegereze turebe ese urukiko ruzamuhamya ibyaha cyangwa urukiko ruzasanga ari umwere rube rwamurekura. Ibyo byose ni ibitegerejwe mu iburanisha rizaba kuwa 20 Mata 2023. Tubibutse ko uyu Kazungu ari kuburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, bivuga ngo ntabwo ari kuburana cyitwa procedure cyangwa kuburana yemera ngo abe yaburanishwa wenda asaba imbabazi bite birangira, ahubwo araburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Uyu Kazungu akantu kamwe gashobora kuba kabayeho kaga confusing abari bitabira iburanisha, nuko hari umuntu winjiye mu cyumba cy'urukiko akamwongorera amagambo runaka, nyuma yo kuyamwongorera akaba ari bwo yakurikijeho guhaguruka akagenda akabwira umucamanza mu kajwi gato yongorera ati ngewe simburana, negereje umunyamategeko. Ntabwo twamenye niba ari mu muryango we waje ngo amubwire ati wenda umwavoka wawe twavuganye saba gusubikirwa, ntabwo twamenye niba ari ku rukiko, ntabwo twamenye. Ubwo ibyo byose tuzakomeza kugenda tubimenya mu bihe biri imbere, tunamenya ikijya mbere. Tubibutse ko rero uyu Kazungu bivugwa ko yatemye umugore we amutemesheje umuhoro, ndetse umutwe we akawufata akawushyira mu ndobo, nk'uko byari byavuzwe mu buhamya bwatanzwe nabo mu muryango we mu gihe cyo gusezera nyakwigendera Suzanne. Reka twegera abo mu muryango we twumve icyo bagenda bavuga, ubundi natwe tukomeze kubasangiza uko byari byifashe hano ku rukiko. Nje nitwa Ferdinand, uyu witabye Imana ni mushiki wanjye. Ego Ferdinand, turakwihanganishije n'ubundi nanone, kandi dukomeje kwihanganisha umuryango muri rusange. Ferdinand, wari waje kumva urubanza rwa Kazungu, bikekwa ko yivuganye mushiki wawe. Urubanza ntirubaye, rurasubitswe, rushyizwe mu kindi cyumweru. Mbere yuko rusubikwa, ni iki wari witeze, ni iki kintu wavuga kuri runo rubanza? Nari nzi ko uru rubanza uyu munsi ruburanishwe rukava mu nzira. Bari batubwiye ko ari detention, ifungwa n'ifungura ry'agateganyo. Twe tuzi ko uyu munsi procedure ya mbere ikibanza cya mbere kiba kivuyeho, tugasigara tuzategereje ko azaburana mu misa. None ntago bibayeho, arasubikishije, ariko niko amategeko nyine abiteganya, niko badusobanura abacamanza. Ntacyo twarenzaho rero ubu dutegereje nyine itariki bamuhaye yuko izagera akaza kaburana. Iyo uri kumva umuntu nk'uwo aburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, uba wumva uhamanya n'umutima wawe ukumva ko ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo haba harimo guhakana icyaha? Ubu byumva ute? Nta kintu kinini nabivugaho,
niba ariko amategeko nyine agomba gukurikizwa nuko nguko niba amategeko akoze ubwo nuko nta kundi. Ni iki wasaba ubutabera kugeza iyi saha? Ndasaba ubutabera ko rwose buzinjira mu rubanza rwa Kazungu kuva kera bukamukurikirana aho yaratuye n'uburyo yabanye na mushiki wanjye kugeza amwishe, tukabona ubutabera bwuzuye. Ferdinand, kibazo cya nyuma, nubwo rwose Kazungu ataburanye, amakuru mfite nuko ahura na hakana. Abantu bo kuri side y'umubyeyi umumama yivuganye mu byumva mute? Bo guhakana wenda nibyo yivugira, ariko inzego zibishinzwe zakurikirana zizabikurikirana. Ntago mbona ko kubihakana byo byagorana. Ntago mbona ko byamuhira rwose. Kira cyacyo kigomba kumuhama kana kagihanirwa. Wigeze usuraho Kazungu kugiye yarafunze? Oya, ntago nigeze musura. Uri wamubabarira? Mubabarira. Ubwo namubabarira gutese. Ntacyo kumubabara mfite. Kandi ari n'umuryango, ari n'umuvandimwe. Uvuze ngo iki? Nk'ubyo numvise ngewe yenda ashobora kumubabarira. Wowe ufana iki na Kazungu? Cyana kintu mfana nawe. Nuko mu byo numvise nuko agomba yenda kuba yamubara nta n'ikintu. Urakoze. Suzana ngira ngo ibijyanye na Suzana byaracicikanye cyane, abantu baramumenye cyane, gusa ngewe nagiye nkurikirana ibyo abantu bagiye bavuga ku giti cyanjye, mbona ntago ari byiza kuba umuntu ashishikarizwa kumenya ubuzima umuntu yarabanyemo n'undi ngo uhagarare wumve ko umuntu yari afite amakosa n'iki, ahubwo ugomba kwibaza se wowe nupfa bazasigara bakuvuga iki. So gusa uko nari muzi nk'inshuti yanjye ndabizi neza ko ntago umuntu buri muntu wese agira uko avugira umuntu. Hari n'uvugira Kazungu, ngira ngo mwarabibonye, harimo abo nabonye bavuga ngo umugore yari ikira, niba yari ikirara se uhitamo kumwica. Uko ngewe nari muzi ubuzima nabanyemo nawe n'abandi bantu bagiye batandukanye, ngira ngo mwarabonye abamushyinguye ntago ari famiye ye, kuko famiye ye ni bake cyane basigaye. Yari umuntu uzi kubana n'abantu. Hanyuma ko mu rukiko hatagaragaye bamwe mu muryango we byibuze byo mwabyakiriye gute, aho benshi bavugaga ko byibuze nabyo bidatanga isura nziza? Ntago byatubanye ikibazo, kuko no mu gihe cyo gukura ikiriyo ntago baje. Ni ibintu twamaze kwakira ko batagomba kuza. Yes, no gushyingura bagaragayemo igice gitoya. So kuba rero uyu munsi bataje, nge ntago byanunguye ko n'ubundi dukurikiriye ntibigeze baza, ntago bahageze. Twaragerageje ko bahaza ariko ntibaje, ariko ubwo bafite impamvu. Gira ubutumwa uha abandi bose bandika ibitekerezo cyangwa se komenti bavuga wa mugani nyakwigendera mu buryo butari bwiza, kandi wa mugani umwanzuro urambye niba unaniranywe n'umuntu hari amategeko ntagakwiye gutandukana no kujya mu bucuruzi. Ngira ngo buri muntu buriya mu buzima bwagira imyumvire ye cyangwa akagira uko atwara ibintu bye. Sinibaza uburyo nyine umuntu agomba kubana n'umuntu nabi. Mu gihe ubona byanze umuntu muri kumwe ushobora kuba wamubisa ukagenda cyangwa ukitabaza amategeko cyangwa ababishinzwe bakaba babakiranura mu bibazo mufitanye. So ibijyanye na komenti ku rupfu rw'uriya nabivuzeho, navuze ngo niba wowe ubona ko ikintu kikuraje inshinga ari ukumenya uko umugore yarabanye n'umugabo, yego nabyo ni byiza kuko bishobora kukubera ushobora gukuramo nuza isomo rituma umenya kuri bubane n'uwawe. Ikintu cya mbere nuko aho gushishikarizwa no kumenya ibintu nka biriya, wamenye ibyawe nawe n'upfa icyo bazakuvuga.